kandi Imana ntiyibeshye yemera ko tuvukira hariya. Uyu munsi ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Haguruka ugira ibyo uhindura, haguruka ushikame. Imana yararahiye ngo izabaha igihugu, ariko ntigeze ikibahereza ku isahani. Barahagurutse bararwana, barahagurutse bubaha Imana, barahagurutse barakora. Bakigera i Kanani uwo munsi Imana uzarekeyeho kugwa, babanza kurya ibyimejeje. Nabyo ntibyamaze imyaka yakurikiyeho barahinze barakora. Igihugu cyitwa icy'amata n'ubuki bagahinga. Abari muri uru rugendo rugana i Siyoni bafite ibyo bemerewe n'ibyo babujijwe, bafite ubuzima basabwa kubamo, bafite ubuzima basabwa kubamo. Urifuza kuba umusore umeze ute? Urifuza kuzarangiza ubuzima bwawe bimeze gute? Urifuza kuba umukobwa umeze ute? Urifuza ko inyuma yawe hasigara trace, ibimenyetso bimeze gute? Aho uciye urifuza ko hazasigara hahumura iki? Umukobwa waneshejwe, umusore watsinzwe, umugore wananiwe, umugabo wananiwe, urifuza ko hazasigara ki? Mpumuro ki? Twebwe abari muri Kristo Yesu, nubwo twakora cyane tugacuruza cyane, uko n'ukuboko kumwe, ukundi kuboko kuri mu rugamba rwo mu mwuka. Urugamba rwo mu mwuka barurwana basenga, barurwana bagwiza ijambo ry'Imana mu mitima yabo, barurwana bakora ibyo Bibiliya isaba gukora. Niba ari amateraniro y'abera, witerana rimwe ngo usimbuka 3. Koko n'igihugu burya ari Kigali, n'umuri muri imbere yawe burya ari mugari, n'uburyo usabwa kuvuguruza ibyo Satani yavuze, n'uburyo usabwa guca amategeko ya kera mu muryango wawe, ukimika ibintu bishyashya mu rubyaro ruzakurikiraho. Uterane rimwe usimbukane, umva ijambo rimwe usimbuke 2, tugendane mu dusoma ijambo ry'Imana usimbuke 3 cyangwa 5 cyangwa ukwezi, ubyihorere rekeraho. N'uburyo umurimo ari mugari, umurimo wo guhindura ibiri imbere byanjye ni mugari, ni mugari kandi uraremereye. Uwiteka ari kumwe n'abiyemeje gushikama, guhaguruka. Barivuye ngo Mose yarapfuye nta kigarutse, byo nishe narabyishe byararangiye. Ariko mwami, uyu n'undi mwaka w'amahirwe, ni umwaka w'amahirwe. Mu binezeza Imana harimo ubutsinzi bwawe, success yawe iri mu binezeza Imana. Ubuzima bwawe bwamwe imbere yo bugwiremo na Kristo iri mu binezeza Imana. Yo kumanywa na nijoro ijambo ry'Imana rikuzuye biri mu binezeza Imana. Yo wagize imbaraga ziturira Imana ubutunzi bwawe biri mu binezeza Imana. Yo wagize imbaraga zimenya ko hakurya y'ubu buzima hari ubundi bugingo, hari ubuzima tubikiwe, kandi ko bataraciye muri Kristo batazagerayo, ugahagurukira kubibwira abandi, biri mu binezeza Imana. Imana inezezwa n'ubuzima bwawe burimo bwera imbuto nyinshi. Imana ishimwe ku byiza byose twakoreye muri ubu bwami, ariko Imana ishimwe ku bindi iri butwongere, ntitugarukire bugufi. Imana yaguhaye ibiryo yarakugaburiye, ugaburira umuntu umwe 2. Imana nishimwe nikongere ibindi ugaburire benshi. Imana yarakwambitse wambika abandi, Imana nishimwe nikongere ibindi wambika abandi. Imana yakwigishije abana, urihindukira umuturanye nawe wigisha umwana we, Imana nishimwe ariko nikongere ibindi. Imana yaguhaye amahishurirwa yo mu ijuru, wagize imbaraga zipfuka murasenga, imbaraga z'umwuka wera zuzura ubuzima bwawe. Saho bigarukira nshuti y'Imana, nitwigira imbere itwongera ibindi. Watsinze ibyaha, niwigira imbere wambare Kristo. Ntibigarukire mu gutsinda ibyaha gusa, twambare Kristo atubera umwambaro. Mwuka wera arahari kugira ngo agushoboze, ariko surabyifuza. Yesu wabwakiye mu gitondo ajya kubwira abatware, imutanga itegeko tugiye kwambuka. Shoko yari afite ubwoba imbere ya Yorodani, atazi uko bizagenda, ariko mu kiganiro yagiranye n'Imana yabyutse atanga amategeko. Aravuga ati Yosuwa n'uyu ndi we, nukomeze niba narize cyangwa ntarize n'uyu nguyu, ni njyewe sindi Mose. Mose yaragiye yarangije igihe cye, ni njyewe Yesu usabwa kwambutsa aba bantu mu ntege nke zanjye, ni njye usabwa kwambutsa aba bantu. Ngiye kubikora nk'uko Imana yabivuze. Ntabwo yabipostponinze, ntabwo yabyigije kera. Yatanze itegeko ngo babwire abatware bateguza abantu bose, bitegure, biyeze, bitegure, bafunga ibyo bafunga. Mu minsi 3 barambuka Yorodani. Izo mbaraga yarazikuye hehe atarafite? Kwari ukwiyemeza no gushikama. Iyemeza ushikame, uvuge ngo nzakizwa neza,
nzongera akanyamuneza mu maso y'Imana, nta manyanga azaba ku buzima bwanjye. Nzashaka mu maso y'Imana, impano zose data yangeneye sinzaziburishwa n'ubunebwe bwanjye, sinzaziburishwa no kutumva kwanjye. Nzashaka Imana, nzakoresha buri taranto yose Imana yampaye. Nzashaka Imana ni njyenyine mu cyumba, nzashaka Imana ndi mu iteraniro ry'abera, nziyiriza kuzi gahunda z'itorero, nziyiriza ndi njyenyine nta muntu tubiziranyeho. Nzasoma ijambo ry'Imana rizagurira mu mutima wanjye, nzaryigaho, nzakura amaso yanjye kubipfuye. Imana ndagushaka n'umutima wanjye wose. Imana niyemeje